boss abangaba ni babandi rero nakubwiraga kid keeper uyu ngo yashinzwe abana kurera abana ya hanyuma uyu nguyu ni umuchef mu gikoni ngo kumurira no umuchef mu gikoni hanyuma uyu nguyu bamwita Regis ni housekeeping kwita byo mu nzu byose fine ndabona na disciplinary yose okay nasobwe mu ijambo uyu nguyu bamwita Karabo uyu nguyu bakamwita Pasi kwita ku umwana wawe ahora se ko abizi ya ubwo bwamera bugiye gukora ku kazi oya nabikoze afitemo masters yes ndetse n'abanyarwanda hanyuma uyu nguyu ku kintu cyerekeranye n'inzu yacu ibintu azajya bikora bishyire ku murongo neza nta kibazo nta kintu na kimwe buri kantu kose kaba kari aho kavuye nta kintu na kimwe kijya kiva ku murongo yes bizere ko batazamera nka babandi bakuzanye no urumva madamu jewe nagiye mbahitamo yego agomba kubireba neza agahitamo buriya kubera yuko abagabo kenshi bijyanye n'urugo ntabwo tuba duhari yes niwe ugomba kuba uri kumwe nabo iwe numvishe ari smart n'ubwo abandi bose niba basa n'abitonze bose n'abanyarwanda yes usibye uyu nguyu yabaye hanze cyane yabaye muri Turukiya niho yigiye amashuri yewe yose yo kuba umushefu uno ni umutetsi yigiye mu Butaliyani azi gukora amapiza ibiki byose nta kintu na kimwe atazi yes bamwita Karabo turabakiriye rero flower muze mu rugo rushyashya mumenye akazi kanyu tubera abantu beza abo bavuye ahangaha ishobora rwari rwaserera kibazo tugira kugira ngo yababwire yes nta kibazo hano kijya kihaba mwisanzure mukora akazi kanyu mumere nk'abana you will be happy yes thank you you are welcome murakoze mama boss koze cyane ngira ngo twabiganire byinshi hanze manager w'urugo yes amasaha yagiye ibintu byo gukora birahari buri muntu muri position agomba gukorera yes Pasi vuba ku bana nyura hariya Karabo karame mu gikoni ntabwo nayo hariya Regis vuba amasuku yose y'iyi nzu amasegonda make yabarangiye simuzuka akazi twagapanze yes of course aguruka vuba kandi manager w'urugo yes uko mbabona na discipline zikomeza aba niko basanzwe bizere ko ariko bizaguma kuko abari bahari urabizi ko batugize yes bizere yuko bari abakozi tuzaniye basi bo bazagerageza bakazaba bafite akajagari n'akavuyo nka babandi ba mbere ngiye bari abantu babwije ukuri nazengurutse ndagenda mfata intoranywa bayizo nzana ndakwizera rega yego ndaza no kukongeje umushahara murakoze cyane kagira inka kabyare ngaho ugenda uberekere urabona ni bashyashya uberekere uriya umwereka aho ibi bikoresho biri n'undi nawe ugenda umwerekera murabizi ko ari akazi kanjye kandi n'umushahara wawe wabwiye byose barabizi barabizi byose murakoze cyane sheri njye rero ngiye kwitunganya njye mu kazi urabizi nakerewe nta kibazo nashatse umugore mwiza aka kazi ngomba kugakora neza kabisa ku rwego bosi n'amabuja bazajya bambona akavuga bati uyu muntu niwe ukwiye kudukorera aka kazi yewe byataye yegushisha ngiye kubyibuha ngiye kumera neza byataye umuceri gutetse wabonye ko wahiye ntabwo amazi arashiramo mabuja okay none yakubwiye imboga urahita uteka oya uri hano harimo amafi urahita uteka
amafi neza ndizera kuzi guteka. Yego ndabizi. Nurangiza ukarange n'udushyimbo ku ruhande twumutse. Nizere ko uza akazi rero. Ndabizi cyane. Taza kugorana tugasanga ntabwo uzi guteka neza. Bambwiye yuko wari usanzwe ukora. Impamvu ujanze guteka neza. Cyane. Burana natekeraga hariya muri Meridi. Nijye wari umukozi wawe nari mpagarariye n'abakozi bateka. Nizere ko tuzakorana neza kandi ikindi nkunda isuku. Yego mabusha kandi nanjye nabakunze nabonye muri mama beza nawe. Abana dasanga barwaye inzoka kubera umwanda ndabiza abakozi benshi bagira umwanda nizere ko wowe utandukanye. Mabusha buriya mu bintu nitaho bya mbere isuku buriya niyo nkiri imbere byatari nawe uzabibona. None uzi gukora amasalade ndabizi potage ibyo byose cyane nzi guteka ibintu byinshi guteka nk'inkoko nkayiteka nkayumutsa nkayishyira hariya mukayirya mukavuga muti uyu mukozi rwose niwe wa mbere niwe wacu ubundi. Ku mafaranga rero wenda bakubwiye tuzajya tuguhemba nimbona rwose uko mwaje kurya muzi gukora neza akazi mukanoza neza sibyo n'amacakubiri naje tuzabongeza hano niko bimeze. Abakozi badukorera neza turabongeza. Abakozi cyane mabusha. Yego ariko iyo bashatse kuzanamo bwabo nyanga bw'abakozi nawe urabazi duhita tubiruka. Mabusha nge ntago ndi muri abo hari abakozi bagira utuntu kutunyanga babatuma nko guhaha ugasanga baragavura ariko nge ntago ariko ndi genda inyanga mugaye no mu mudugudu barabizi. Rwose numvishe bavuga ngo wabaye hanze. Nabaye hanze urumva nagiye nkora ahantu hatandukanye ariko kenshi nakoraga ibintu byo guteka. Nibyo wigiye? Nibyo nigiye. Bwana mfite n'impamya bumenye. Oya ndabizi nzi guteka cyane. Nizere ko bizagenda neza nta kibazo kandi tuzamarana igihe. Buriya nkunda abakozi tumarana igihe ko iyo umaranye igihe n'umukozi ubu muzi neza nawe akoze neza. Mabusha tuzaba inshuti kandi uzankunda. Tuzaba inshuti cyane nzaguha service nziza nawe uzajya undeba unyishimire kandi rwose giye nakunze umuntu nikorera akazi neza. Ntabwo nawe nabonye uri nk'ababa mabusha bagira ubusambo bagira ibintu by'imijinya rwose nzajya mufata none nabishaka ujye umbwira nkoze n'ibirenge. Oya se kandi none manager yagiye he? Manager sinzanagiye. Noneho nkorera agakofi njye kuba nicaye muri salo. Yego reka mbigire vuba. Sawa ngaho hoteka vuba n'abana mukanya nkako guhombya rwose ndaje. Doctor nari naguhamagaye uribuka umwana nari nazanye ku kazi kubera yuko yakomeje kuremba niyo mpamvu nari naguhamagaye. Nari nabyumvishe wari wabimbwiye ndavuga nti nzanyaruka ngere mu rugo turebe ko uwo mwana ameze. Niyo mpamvu rero reka muhamagare urebe ikibazo afite umumbarize yenda uraza no kungira inama y'uburyo nabigenza. Rwose nta kibazo Fred. Manager Yes sir. Wa mwana ari hehe bwira wa mukobwa azane na wa mwana Dr. Murebe. Ngira ngo bitse umwana komera. Ngira ngo uyu uramutse ngira ngo ubushize waramutsanga. Nyibutsa nabyibagiwe. Okay manzi umeze neza. Urarwaye? Kamaze iminsi karwaye niba ari amashuri amaze kureba. Pasi ngwino hano jya uba hafi y'umwana. Urimo kubabara umutwe mu nda? Mu nda nta kibazo. Afite n'akariro gakeya yumvikana. Ibi ngibi rero Fred ibi ngibi bibaho ku bana kubabara mu nda umutwe cyane cyane bene bikunda guterwa n'ama-infection mu mara byo bita typhoid. Ushobora kubabara umutwe akagira umuriro muke ariko ikindi kandi mwibuke kwibutsa n'abakozi kugira amasuku. Bishatse kuvuga ngo umwanda bishobora guturuka ku mwanda ku mazi yanduye n'ibindi bitandukanye nk'ibyo. Umwana rero barabikemuye kubera yuko n'umukozi mu gikoni twaramuhinduye. Ashobora kuba ari ibyo ku ishuri kuva ari nabwo bakiva mu biruhuko. Nabwo birashoboka. Turaza kumushakira imiti ngiye kukwandikira ka ordonnance maze kujya kumufatira imiti cyane ko yari n'umwana no kwitondera imiti agomba gufata. Ibintu by'amafiriti menshi ibintu by'amavuta muganga. Ibyo bishobora gukoreshwa ariko iyo bongeyeho gukora siporo mujye mubakoresha siporo bagire gute ibyo biro. Cyangwa mwohereze mu manzi muracyarya amapiza mu gitondo menshi gikwa kundi babazanira agapiza ebyiri uyu mwana. Yego
byose byateza ikibazo ku ishuri. Urumva hari ukuntu baba bashaka kubera ko aba bana biga ku bigo bihenze, hari ukuntu baba bashaka rero kugira ngo umwana bamuhatire ibiryo bikarangira bigenze gutya, wasanga ari cyo kibazo. Ibintu by'amavuta nabyo ntabwo ari byiza ku bana, bajye bagerageza kubigabanya, babaha imbuto, banywa amazi, banabakoresha siporo. Nta kibazo, wowe Gasita nakweretse aho ikibazo kiri n'abakozi ukabahindura. Niba nagaruka ku ishuri ngira ngo bari muri vacancy. Manzi urakira no muri coaching. Urakira turaza tugomba kureba uburyo byose tubikemura kubera ko nta kibuze hano. Kandi ndi hano kugira ngo umwana wanjye amere neza. Ndababwira bari aba préfet babashinzwe kugira ngo babagabanyirize nyine quantité y'ibiryo. Na hano kandi na hano rero aba bahungu. Yes, bari abo ndabizeye humura. Bitari ibyo rero nta kintu nabamvu n'icyo umwana wanjye arwaye. Manzi humura. Don't worry my son, you are going to be fine. Yeah. Okay? Mukobwa ukomeze umwiteho ngaho umujyana baruhutse. Dore nawe ni mushyashya urebe naramuzanye ni umwitaho. Ariko sinzi ibintu baba barangariye niba abakobwa baba bamaze kuba inkumi bajya mu biki. Nta kibazo reka nkomeze mvugana na Dr. Kandi mwakoze cyane. Sawa. Dore iyo niwe unzanira abakozi niwe ubayoboye hano. Ariko nawe mba ndeba umunsi umwe umwana mwiza cyane. Kuko mpindura abakozi buri munsi kandi niwe ubanzanira. Ubu rero sinzi ikintu nzakora niba nawe nzamuhindura. Ariko reka ndebe imiti mukoreshe siporo. Mpindure n'indyo niba mbakura ku mavuta kandi n'abana baba bakeneye amavuta Dr. Baba bayakeneye ariko amavuta aringaniye atwaye. Ndaza kuvugana na madame avugana n'umwana ukiva ku ishuri ashobora kugira ibyo bita gastroenterite, nta n'ibintu bisanzwe izo ni tamu z'abaganga nawe. Izo ni tamu z'abaganga ngo ni amagastroenterite. Kugira ibibazo biturutse ku mirire, kwituma nabi, kumva rigorora mu nda, ibyo bita gastroenterite. Abenshi babyita ngo ni ubuyoka ngo ni ibiki ariko ibintu biba biri aho bisanzwe birakira. Wakoze kunyitaba n'ubujyanama umpaye, umwana wanjye araza kumera neza. Rero reka tunyure ku hano imbere kuri ka kabari. Uragira se ngo n'ubundi simbona iminota nari nta kibazo twahaca igeze. Ntabwo nakwishyira mu modoka ukagacyura. Oya kubera ko ndi busubire mu kazi, reka ntacyo tuhace mfata amazi. Beni, Karame. karibu wisanzure. Shari kuba ahantu heza. Ndagerageza rega ndi umuntu w'umugabo. Ntabwo najya gutura mu bigunda kandi hari imbaraga nkeya byansabye kugira ngo ngire itafari nanjye nongeraho. Kabisa. Amatara yose. So rero urumva mafatanyije n'uriya mugabo duhuye asohoka n'umubrada nyine tubana hano muri inzu. Urumva ntabwo waba wenyine muri Kigali. Nandi makuru se? Makuru ni meza. Shora usa neza mwana gake. Ako shiri umva uhirika nkazazeje ubukonje bwije ubu ndataha. Uje bwije? We ntugire ikibazo. Feel free, feel at home. Everything is good. Okay. Ya ibindi byo ntubitindeho cyane. Kandi sawura umeze ute? Sinayemeze neza. Shobora byibushye mana yanjye. Erega nuko utamirukaga. Ako nakeze irabyibushye. Ese kwidaheruka kumvugisha mu ntambwira nambaza homba. Wese ko urumbwira ngo uri mu kazi uri bize ngategereza kumvugisha ngaheba ugira ngo. Urumva kuba ibintu by'amabuye y'agaciro niyo mpamvu ubona ndeba kugiye buri kanya. Bisaba nyine ko umuntu aba bize cyane. Urumva ibintu by'amakoruta byagasegere turabizi. Noneho muri minsi imbe cyakurangura ibintu by'amadiamond kugira ngo nanjye investing mu bintu bifite umumaro natwe turi kumva kwiteza imbere. Cyo uzatunzana utuntu two ku maboko. Nyine uzangura utwa diamond two nshaka. Utu brackets twa diamond. Ikintu twanditseho amazina yawe cyangwa ntabwo umuntu akirirwa bi customizing. Uyu uzashyira izina ryawe. Reka ngende proud yawe. That's why I love you baby. Thank you. Handi sawura umeze ute? She nari nkumbuye cyane ako Akoze ukuntu uri keza. Yego. Rega no kubera ko usigaye. Ndiba ukuntu usigaye mu makero nare waruheza usigaye biba. Ahubwo suzinga nzanza gusura kenshi. Shorega narabikoreye urebye imbaraga byansabye ukareba umutima ukomeye kwiyima bana umuntu w'umusore kugira iyo nima kugira ngo umukunzi abeho neza. Bisaba imbaraga na energy. Ariko utabitekerejeho cyane ni ibintu sinabyita gute.
ni ibintu bimeze iyo ibintu byose bisa nk'ibiri ku murongo bisaba byonyine akantu gatoya kugira ngo ibijyanye no guhanagura cyangwa kwita ku bintu bihanagurwe neza kandi bigende neza ku murongo. Hejuru n'indi uri hano ni umuntu w'umugore ko nta gahunda ya murumuna w'umugore nari mfite ko ari buze hano. rero urumva mu kanya nibwo mabusha mbwiye ngo agiye kuza nze kumenya ukuntu tuza kubikurikirana hanyuma kwicarana n'abashyitsi. so ntabwo mpamya ko ari igitekerezo kibi mu gihe yari ari kumbwira ibintu ari buze gukenera. Hanyuma wari uri gukora iki? Ndi gutegura hariya nyuma ariko ugiye no kurangira. Gerageza ubikore vuba ariko kwicarana n'abashyitsi. Nta kintu kimwe uza gukenera. Ndaje mbimunyuriremo noneho mpite mbona ukuntu mbasha kubikomeza nta kibazo. Pasari ari hariya muri dining. Karabo ntabwo mbizi ntabwo we nigeze mubona. Umwana ari manager kuko ibyo bintu barana bihuriye n'akazi nshinzwe hano. Ikintu cyo kwicarana n'abashyitsi ndaza kugikurikirana manager ndaza kugikurikirana uko nimara ajya mu ibyo menya banze bijye ku murongo kuko nabyo biri mu nshingano zindeba. Yego nta kibazo kagira vuba kimuri ibintu sibyo. Yego sinze kubisubiramo. Yego Sheri urumva iyi ni apartment buri muntu aba afite noze yiwe ndavuga nk'abari kuri floor zo hejuru niyo mpamvu nyine umva ishambajije abandi bagenzi banjye niba ahandi hantu bari urumva abantu bari mu byumba byabo n'abantu bashobora kuderanja never mind buri wese reka twibere mu cyumba niho batari butuze kutuderanja. Nizeye ko batagaruka bazana ibintu ngo abana oye nama mushiri ndabizega ko bamwita ku bintu kanze tubikurikirana mwereke. Niba batari kari bugira hara muri nimero 7. Pastor umugore yagiye hane wibebe biriwe akose noneho usigaye byaragenze bite usigaye wimvayitinga famiye y'iwanyu mu rugo ntunambwire ngo twitege n'uwashyitse. njyewe wowe nyine agusheri tumaranye imyaka ingahe? nanjye ibyo niyo mpamvu mubaza byagenze bite. ese iyo bose urabizi barakuzi iyo bari buze urabaza bakanakuvugisha. njyewe nawe mfite famiye yanjye. Yes. Buse nabyoze irizi ndetse yubwira muramu wanjye yaza hano murumuna wawe ntunambwire ngo tumwitegure kubera icyo utambwiye. murumuna wanjye murumuna wawe nyine ako wa mugabo inzoga usigaye unywa zisigaye zikuyaza ubwonko ku buryo utekereza ibintu byinshi. njyewe n'inzoga ese uyobeye ko murumuna wanjye aba hanze? njyewe n'inzoga ese umuntu yava mu Budage akarinda agera mu Rwanda yarabimbwiye n'ibikubwira. urabona nasinze nirindanye ari kera murumuna wanjye sari akabagore n'inzoga ahubwo nabo niwe usigaye abagore mwabaye mwe ibi kibaye cyose mushinze abantu inzoga mubwiye murumuna wawe waje uti inzoga njyewe n'inzoga nuko nzi ko nawe kandi ntabwo umuntu yajya kuva hanze ahaba urahazi. manager kagenzi yes sir vayo hano ibintu oya kuko murumuna wanjye yansura n'umunsi murumuna wanjye yansura nabitabye databuja bite ni byiza umeze neza umeze neza cyane. ibintu bya madamu bya murumuna wa madamu hano bite ahubwo nanjye nibaje uburyo yaje mutambwiye birantangaza. murumuna wawe ari hano? we murumuna wanjye murumuna wawe ko mwese muri abasazi njye hano hari murumuna wanjye. reka mbareke njye ibintu byanyu by'akajagari sheri nawe gishyira mu gaciro urabizi Rosine yaza yakuvugishije. Rosine uri hano ni umwana umuheruka kera ariko mujya muvugana sinshaka ibintu byo kumvugisha nabi amatiku yanyu ejo mfite isafari urabizi neza ni murumuna wanjye. murumuna wanjye wewe yaje ambwira ko ari murumuna wawe. reka mubwire manager ndakumva sibyo ibintu byo kudakontora ibintu byo muri iyi nzu uwa murumuna wanjye njyewe mu kanya ko turi kuvugana kuri WhatsApp video call
kandi njyewe ahubwo mwiboneye njyewe nakubaza ngo uwo murumuna wanjye muri kunshinza nuwahe ese nimba ari surprise yagukoreye surprise gute ndabizi se kandi ubizi yuko iyo umushyitsi agiye kuza ahangaha mubanza kuneguza turamuteguza nese gute umbwira ngo murumuna wanjye iri muri iyi nzu kandi ngiye murumuna wanjye ari hanze reka nanjye nicyo cyadutunguye njye na boss reka rero nkubwire manager ndakumva mawuja genda ukontore ibintu byo muri iyi nzu uwo witwa ngo ni murumuna wanjye genda ubikontore kandi atansiyo nimba ubona ko akazi kakunaniye ko gukontora ibintu byo muri iyi nzu usezere sibyo kandi wimburanye umbwire ngo ni murumuna wanjye kandi ngiye murumuna wanjye ari mu budage reka mbikemure mawuja sibyo nukuri usezere hakiri kare imbuga nayo ko byakunaniye nta mpamvu yo gusezera ntabwo nshaka kubura akazi kanjye reka mbikemure sawa Bitesha. Aramutse neza boss. Aramutse. Nshaka umukobwa urimo aho. We mukobwa se? Murumuna wa Mabuje. Murumuna? Wa Mabuje. Ntabwo wambwiye ngo umusigara bete nigeze. Agiye. Agiye. Ese murumuna wa Mabuje igihe atahe ntabwo ukizi. Wambwiye ngo mpite nigiye mu kazi kanjye. Bitagenda njye gufurira rido mutajya kuyifura. Yinjiye hano ate? Yinjiye hano ate? Yego. Ese umanager wabibaza? Yafunguriwe nande? Ngiye mufunguriye. Hanyuma ushinzwe igipangu hano. Nibise manager ko nakingura umuko maze curuze ngako ni ikibazo. Wewe ushinzwe gukingura hano ko aricyo nakubajije? Irakureba. Ako nta kintu kibi. Nshaka kuriya mukobwa. We mukobwa. Kuko njye namaje kumenya ko atari murumuna wa Mabuje. Urakeka uriya mukobwa yaraje kundeba? Utangiye kuzana abakobwa hano. Oya. Reje ndakwirukana. Ntabwo nabikora. Ndakwirukana. Nukuri kwima ntabwo nabikora. Ngira umukobwa na munyara mushyitsi wanyu. Araza, cyara arambwa ngakeneye ko ntago ari umushyitsi wacu. Yambwiye ko akeneye ko tumanagura inkweto. Ko akeneye ko? Niyo mpamvu bonaga twicaranye hariya. Ndavuga ati ndiye kuzanagura n'ubundi kugira ngo byose bize kugenda neza. Inkweto wari ugiye kuzanagurisha rido. Oya, rido nayo ngiye kuyifura arakomanga. Ujya kumufungura. Nzenguruka njya kumukingura ahita azanyicara gufura. Ujya kumufungurira. Mbese gufungurira umuntu mfite n'umuricyo ngiye gukoresha mu ntoki n'ikibazo. Ako ushinzwe gate nicyo kintu ntari kumva. Erega manager kuba nshobora gufata isuku nkayibuza no kuba nafatanya n'umuntu wo gukomanga yabuze ukuntu yinjira hano nindaga n'ubundi kwiteranya nande. Okay, uriya mukobwa nataboneka ndakwirukana. Nise umukobwa araboneka. Ndabona watangiye kumbeshya. Araboneka gute se? Nataboneka ndakwirukana. Ako kuki kunyizera byibuza umunsi gusa wumva bitashoboka. Yakumanze ndamukingura yambwa ko ari umufamili wayo. Nabanjirega ndamubaza nabwo rapfuye gukingura. Utangiye kwitwara nabi mu minsi ya mbere. Utangiye kungaragaza nabi ari njye waguhaye akazi. None se birangarukiye? Birangarukiye biseri birangarukiye ninjye bishinjije kuko ari njye wamuzanye. Ninjye waguhaye. Njye nabandenganya ariko mwishyiraho iyo navuze ngo uyu muntu ndamuzi mbamuzi. Hanyuma utangiye kuzana abakobwa, utangiye kubazana gutyo upfa kubazana nabizi nta muntu n'umwe ubizi hano. Ubwo nta muntu uzongera gukingurira. Kabari nubwo bari boss akomanze maribwo nako. Usibye no kumufungurira nawe wagiye tutabizi ntawe agufungurira. Yego nabyumvishe. Ariko ibindi birenze uko ibyo nakomeza. N'umuntu sinzi ikintu kimwe ushaka ko mukorera iki? Nta kintu kiba ariko rigeze mu ugende strict warning. Niwongera nzahita mwirukana. Byaba ari mu gitondo, byaba ari mu ijoro, igihe icyo ari cyo cyose nzahita mwirukana. Urabyumva neza? Yego. Nkaho uri mu biki? Uri mu biki? Ndashonje nyine kurya.
ushonje si niwe ukoramo hangaha shamereza imboga njye bagakwiye kuza ukabanza ukansaba uburenganzira uburenganzira bw'iki none se aka kazi niwe bagahaye kandi njye bagahaye gukora mu gikoni ndaza kuri ukuntu njye sohoka uze kuza gufata ibiryo usangire n'abandi sohoka njye genda utegerezanye n'abandi shaka romani ibiryo ibintu by'imikino wapi mani we sohoka muri iki urimo urazana ibintu by'imikino ahangaha none se aka kazi niwe bagahaye unaguterera icyuma muri iki gikoni wabigerageje kiri ibiryo byano nigendere ndimo ndakwinginga hano none se aka kazi niwe bagahaye nise ko barakagoye bivuze ko ngende buze kabwirirwa nereze ngiye ibiryo n'ibintu by'injuga we genda utegerezanye n'abandi hari aka kazi n'igihe bagahaye umuntu ushaka kwigira nyiri urugo we sohoka mu gikoni sohoke ngiye urabona utari muraza kunyivangira mu kazi gene naza kukwivangira mu kazi kawe ribana amasaje tutarangije izi nkoni ijana ugiye gutera reka ngiye nkomeze ibyanjye byahiye mwana mbirye ba bose bataza gusanga ibintu hano bikiri byahiye mbirye bitari byatunganye byahiye mbirye urya se urarya mbere ya ba bose kandi byose byano kugorana wamaye ibiryo wagiye ugategerezanya n'abandi ibiryo nirire amasaje ibiryo birahiye ngewe ngiye kubishyira ku meza ese unuka ko ngiye nkora akazi k'imbaraga urabyibuka cyane abiruka nturese ngiye ntabwo nkora akazi k'imbaraga wabwo k'imbaraga kese ngo wakoze iki ubwo none nukuvuga ngo niwe ukora hano wenyine shambiriza ibiryo nirire mwana mwana reka injuga reka kunsakurira bana genda va muri iki gikoni genda va muri iki gikoni bana reka ibintu by'imikino ushaka kumvikana se nta numvikane we batwara jano batugabanya akazi baguha akazi kawe nanjye bampa akazi kanjye ngubu nisangaye nararya akazi kose iby'amasaha birandeba mani rero mubwire karabo igihe kimwe umwana w'umuhungu yabonye akazi birangira akikuyeho niba ukanguraho niba ushaka kubana nanjye uri manager se niba ushaka kubana nanjye neza menya ngo ibiryo bya mbere ngomba kujya mbirya mbere nese uri manager wa hano ngomba kugenda njya hano mbere ya boss reka kuntesha ntabwo aya masaha sohoka muri sohoka mu gikoni mana niteke njya mwana mereza ibyo nirire icyo ndimo ndakugiye ukagira ngo gano no bifate nimba wiyizeye imbaraga bifate gute urajya tumenya ibintu zo kubinkiraho se none se uraza hano gutongana mu gikoni hano ushinzwe iki ubundi muri uru rugo hano mu byo ushinzwe igikoni ushinzwe housekeeping none se abandi ko bataje kubisaba wowe uje kubisaba abandi babizi niwe badashonje soje genda utegereze rero nawe usangire nabo kandi cyane ibyo mwana nirire byo gushaka kuma gutekereza ntabyo mushyiriyeho kabisa ntabyo mushyiriyeho gende kankora akazi kanjye neza urumva kandi ugira ibintu ukoramo hano turaserera ibiri seriye turasereramo hano binkorere neza rero oya biri seriye mva nkubwire utabona wenda unsumba ngo uvuge ngo karabo ngo nkwingo nkwe hano jewe ndi mu kazi kanjye ndagakora neza nunza nayo ibintu bya sababu genda gukubitira hano mu gikoni inkoko iwa bishonda umukara oya ntabwo hano ari iwacu mane hano ni mu gikoni ukuntu ushobora kunwishyikisha gaze ndabizi nyine ubwo ibintu byinshi sohoka mane cyangwa mucangemo akakamami akorera mubwire karabo sohoka mane utagira ngo ngiye utazamenyana n'undi munsi sohoka mani sohoka muri iki gikoni sohoka muri iki gikoni kwinginga ariko mwana izi ndo ndi kumva hano niziki manager uyu muntu arimo araza yiyarurira hano uri gukora cyane mu gikoni manager ngiye karaba ramamagaye genda guhamagaye ariko mbanze mvuga ankura mu mirimo narirubira ngiye mfite umutwe mubi vuga ibyo ushaka ariko nakazi sohoka muri iki gikoni mwana ariko kuza kunteranya amamagaye ari kumbwira ngo mwungu genda guhamagaye ngiye utarinze kubeshya kuwaretse nkabanza nkavuga ariko mbuza avuga ngo bigende bite so mamagaye ngavuga twumve aramamagaye rango ngo nze ngiye ngo kubona naniwe ngo nazicwa n'inzara nabwo ngiye nukangira imana cyanzanye nakazi hanyuma wowe usigaye warura abakozi bagenzi bawe manager arambeshyera ntabwo ngiye muhamagare se muhamagaramo ibiki ngengera amasaha ngiye kubona mbona araje atangiye kwiyarurira hano subira ko mutesheje none se ubwo namuhamagaye nkanamutesha kwarura reba hano manager singiye mureke mbabwire none se nabandi mu ndabeshya ibisi byose ntabwo bireba ceceka manager impamvu byose ari kubikora ejo bundi yarashirije ndamubona arimo arashaka kumara kujyana zari kubwira ejo bundi ntabyo nza rega ntabwo wanyirukanisha ngo bikunde karabo rero reka nkubwire arimo arambeshya reka nkubwire akajambo k'ubwenge sibyo niwe ishinga umukozi mugenzi wawe uzatakara nzakwirukana nta n'isegonda uramara manager arimo arambeshyera uri kugirira impu arimo arambeshyera nawe ntumfatikanye ntukire mu ntundenganye nkuko nawe arimo arandenganya none se wakubwira ugataha nyine tukazana abandi bashobora badakora amanyanga okay genda ubanze ubibwire ba boss bisobanurireho none se urabunyirukana ni we uri boss urabushyizeho ni we urabuteyeho ikashe ya nyuma kara ngewe nakubwiye ngo karabo umva maze umbwire ibyo karabo manager umva ibyo ndimo ndakubwira ntabwo ngiye naba namuhamagaye ngaze yaruri urumva n'uwindangiza ngo muteshe ibirya amaje kwarura we ntacyo ku kanyumva ndakumva ibi bintu rero byo gufata abakozi bagenzi bawe ukabagaburira amasaha atageze warangiza ugashaka kugira ngo baguhishire ko ejo bundi washiririje nibisubira nzakwirukana sibyo
uba ubizi neza ko nzakwirukana. Hano iyo navuze nta wundi muntu mvuguruza, nta wundi muntu ushobora kuza ngo ajye arenge ku ijambo navuze. Nimba nkwirukanye mba nkwirukanye, kandi nimba ubyibuka neza nanjye wakwizaniye. Turabyumvikanaho? Nabyumvise. Ntuzongere gusubizanya nanjye rero. Ariko mu gihe ngewe ndimo kurengana nzaharanira uburenganzira bwanjye. Ntago wandenganya ngo nkwemerere. Nkurenganya ko ari akazi, hano se ni mu ijuru. Karabona bindi bintu nshaka kumbwira. Nta bindi bintu nshaka kumva. Iki gikoni ni wowe gishinzwe, nta wundi muntu wemerewe kwinjiramo, sibyo? Kandi nta bindi bintu mvugana nawe. Tegura madamu na boss bagiye kuza ku meza. Uri kubyumva? Ndabyumva. Gira vuba kandi. Yawe. Atari ndabona ibintu bitazashoboka. Ese warashyize? Iri kuza gake gake. Ese ku ishuri meze bite? Turi kwiga nyine ariko umutwe mu nda harakize ariko umutwe uri kuza gake gake. Ese muramubuza kugenda ryagaguzwa ahantu hose ubonye? Ntabwo uri kumva nariye. Ntabwo mba nariye. Nese sumva ko ari ama infection? Nese byaturutse he? Gusa abakozi bahangaha baba bafite isuku. Izo ndwara wazikuye? Nanjye nabonye byaraje muri cyo. Hari ukundi kuntu abanyeshuri bazana ibyo kurya ugasanga nawe urasamaye uriyeho. No mpamvu yanga uriye? Asuka ku muntu wareka kurya ifite ku ishuri. Y'abanyeshuri se bazanye cyangwa yaba yo ku ishuri batetse? Bazanye ku ishuri. Wiki? Bazanye. Nese uvanga utariye? Nariye. Nese wagiye uvuga twayigupfunyikira? Nabyibagiwe. Asura mutaniye mu mwana wanjye. Ubona utananiye? Muramubuza ibintu. Bon appétit Mabuja. Yego, urakoze. Muramubuza ibintu ntushaka kubyumva. Kandi ugasanga uri kundushya mu gihe warwaye. Uva uriye. Ntujye uvuga ngo bagupfunyikire iyo friti uba ushaka. Ugasamara ukagenda ukajya mu bandi banyeshuri ukarya ibyo ubonye ntuzo babitekeye. Nzajya kumva numve baramamagaye ngo ngwino ufate umurambo. Gusa mama ntabwo nzongera ariko uburinze manzira nakiri. Ariko ntabwo nzongera. Zekaya. Twiyunze. Nase. Sorry. Mutwe. Ngo yaragurize weto. Jordan. Managure kangahe? Ngo tunenze kwa birangije. Sibisige wowe witwa Mutwe? Niko. Kuva ryari umwana wanjye yitwa ibyo bizina ubuzana hanga ntazi. Ako Mutwe niko bamwita ku ishuri abanyeshuri bagenzi. Niko manzi. Ngusigaye witwa ngo iki? Uyu sa niwe wari kwise? Uratekereza? None se umwana amwe mukomporeza amazina mubaza izina rye ribanza ambwira ko yitwa Manzi. Ndamubwira ati bunda kugira ngo yite amazina atafatika yakita Mutwe nyine kugira. Wabonye se afite umutwe munini kurusha uwo wawe ku buryo ujya kwita umwana wanjye ngo Mutwe? Mbese ntarikunda. Ariko nawe ararikunda Mabuja. Okay, ibyo tubyihorere. Kabiri kangahe unsanga ku meza ukamagarara hejuru kanshinga y'ijosi ndi kurya. Ariko Mutwe aravugagiye kujya muri show mu mwana agomba kuva. Urongeye wise umwana wanjye icyo kizina. Abundi uruzuye. Nikoreje. Tubikore gute? Ubumva wuzuye? Ngo harya ngagiye? Agiye kujya muri show ni pull up agiye kujyamo n'abanyeshuri bigana. Ngo ngukiweyo. Ntabwo urwaye? Ngo ugiye kujya? Sisi bye bye vacances. Abundi uruzuye. Uratekereza urarwaye? Ngo ugiye kujya ngo bye bye viki? Mbere nawe genda. Cyakazi kawe. Mutwambara amasogisi ya banda na. Ndakuyamye kunyitira umwana ngo rusina wanjye agera we y'umukozi.
ibi byose ni manager udashobora kuzana abakozi bazima akazana ingegera zigwa ziza ubu wasanga rero kwigishije ubugegera kuko mba numva muvuga ibigambo ntazi urarwaye ngo ugiye kujya ngo muri bye bye vacances ngo ujye kwigongwa ibintu cacaka ngaho gegera gusa ituhaguruka urye garuka manzi garuka hakuye umwana nzamugenze gute inzoka amibe sinzano kiba cyabikuye ari kwirwa kijyagera gusa ubwo none wagira ngo haruha njyemo umusazi mbona batanabimaze mazima ahubwo bagira ngo barabisinze kabisa gagiye gake ariko ntugahite wihuta ugiye kugenda ureba imbere uriya muryango uri kubona uriya inyuma hariya ukate winjire unyare amasegonda 5 bitugaruka ngo ngwiki uso wagwa amasegonda 5 ngo umaze kunyara wabusoje ushaka kunyara amasaha simbuka vuba vuba ugaruka mu cyumba ese undi kutambwiye ko ari ubuzima ubayemo Hakurya bwo kwishayisha mu nzu nase no kunyamwisha abaturanyi wavuze gake yazigenda unyara ugaruka uzana iyo life yo muri apartment ariko yo kwihishahisha Muse turi kwihisha iki ariko ko udashaka kunyumva genda unyare menya ko hano uri miki n'inzu urabinsobanurira menya ko uri miki impamvu uri kwihisha wambara uki okay kandi ukaya ko mbishaka n'inzu kanyu ku cyuma cyanjye umazemo ijambo ari gucika uzagukora umutima ibanga nibanga Pasi Meze sawa meze neza nsukora meze nabi ndakubwiye ngo we na mama bira bintu mbona bunyifatishaho nyifatisha unyirereshwe urabona nge nambara pampa ntuzongeye kunyikoreshwa ariko manzi ntago ndi umwana ariko ufite ikibazo mwana ntago ndi umwana asoni manzi ijya no manzi inzoga zikuye imukankure inzoga zikuye inzoga se wa mu inzoga wasinze Jina mwenzo gushingura kankwihurira. Jina mwenzo. Aha, ko nashinzwe no gufata kanwa kawe. Cyo nshinzwe n'ukubona umeze neza. Nyine jina mwenzo. Yakunesha ubuntu mwambuje kujya muri kwigira muri. Byo ntago wanyweye inzoga gusa kankwihurira. We na mama. Ngiye na mama iki? Nako ngiye nanyoka iki? Kandi byose niwe babitema. Ubundi aho ndi kurana n'umusi. Ako se manzire kanwa. Nk'ufite imyaka umwana. Jina ntago ndi umwana. Nakuze rero nakuze ujaga koroboyi rero agaki wabaye umugabo nge ntukamenyere nge ntago ndi uwanyu nguburi kunyumvisha wese we urwo rusaku ruri hano n'ubwo icyo do
uko barera abana wowe oya ngo nushaka koroboye ngaho nyumvira ibintu abari umuhungu wanyu ngo yakuze so byumvishe ese ceceka mbanze mvuge ujye wubaha n'abantu mana ngo umuhungu wanyu yakuze ngo nta nubwo ashaka ko nzaza mwegera mwegere wumva umwuka we ako se ubundi aka kantu akakabaye agaki wabaye iki we nzakwirukanisha nganyumvire ngo ntigere ikibazo njye narakuze mwe ntimukagendewe ngamaze gukura mama wanzi wumva sereba hano ninde wagwaye inzoga ninde wagwaye inzoga muri kunese ninde wagwaye inzoga ninde wagwaye inzoga Regis ngwino hano Regis ngwino hano seka titabara usiga wifata inzoga ukaza ukajya Regis ngwino hano ndakwica uko usigaye urabyimbye wa mwana ko wabyimbye wavuze ndakwica bangu hano covid yagarutse turi kwipfuka amazuru n'umunwa uvuga ngo ha ariko ndavuga ha ngenda twaye wabirangije n'ubundi uhita ufata ibyawe uhita utaha urumva wajya ikisi Petit Flora nanze wapi tanga igize mutage birangiye kari kugukeka mutange mwakoze ibiki mwakoze reka ndabivuga iki bivuga birangira tirafafa ubundi ufite imyaka mito vuga uravuga iki akira agenda winywera agafanta